winjiye muri company ukora urakagira inka mwana wanjye nazo narangije kaminuza ndi umunyabwenge n'initi abantu muri gikara mugira ubwenge yego none se iyo company ni yawe cyangwa wowe ni wowe umukomisiyoneri wawe noneho rero urumva ikintu bisabwa ni ukugira ngo imyenda yawe tugende tuyandikeho nitumara kuyandikaho uhita uhinduka umunyamuryango nawe ujye winjiza amamiliyoni buri kwezi amamiliyoni ajya kuri banki kuri konti yawe. Niriwe neza. Urasa no kongera mbambwiye. Ni hano kongera. Mbambwe ngo ari company iri kwandika amazina ku myenda. N'amaparase murakora? Yose turakora twasigana kaza kuyafata. Imyenda yisiga ugasanga twagushanyijeho kaza kuyifatanya. Haza kuyifata se mu gihe kingana iki? Nta kibazo nejo wagaruka ugasanga twayitunganyije. Iyi myenda zawe irangije? Zawe narangije ni mugoroba. Bambwiye ko hari umufite company ikora ibintu vuba yihuse. Yose yizana. Nizere ko yose. Nase ndabitege mu byandikaho. Byose tubyandikaho bizana nta kibazo. Ugira ikibazo ariko ndabona byinshi wazana ejo bundi. Amaze nyirebe imyenda yanjye utazanjishe nta kibazo. Cyane no nguyu ubuzane none. Uzane nta yindi ufite? Nta yindi ufite niyo gusa ni imyenda igahera. Ibare. Umwe. Bitatu ine. Undi kugiheza. Ya nta wundi. Aho byabaye byiza nyine bikaba nk'itanu. Nari mfite 5. Oya nine ntabwo Nuko rero nizanjye abona ni umurima mugari rwose yewana narawuhinze ndawitondera ndafumbira ndasasira ndavomerera ibintu bikomeye cyane nawe urabona ko ntagize rwose pe none bashaka ngahirira izino ryi gusarura guhera none aha kugeza zirangiye zihunduye cyangwa no gusarura muri oya nkazisarura paka zihunduye harimo nk'intebo nka 89 kandi intebo imwe ngira buri 18 nawe kuba wumva nkurikije rero n'amafaranga nashyizemo n'imbaraga zantwaye urumva kasi mpaye nk'ibihumbi 340 rwose maze gushora amarenga 200 ngiye maze gushora amarenga 200 bakuzi ko zizera umwaka wose 120 zarura imyaka ingahe zasaruramo ntogi paka zishizemo dushobora no kumara imyaka 2 zikiri kwera kwima nuko zashyiramo neza Mukomere abaye make mukomere yego muzehe komera ariko namwe rwose oh my god rero aho utazivuna utazivuna komera ariko mana komera akuzi ko mutamenya amakuru yego ko mwami kazi gitifu wanjye i Nazareth uziko ubu ngubu tuvugana hari company abazungu baranyandikiye kuri za YouTube barambwira ni shinga company abantu bajye bazana imyenda tubandikireho ubundi ndaza kuyifata nimugora saa 10. nta yindi ufite ngo izana twaye ngo kwere myinshi twukaturira iyo muranca gaho yingiye umwe 2 3 hano umupira tukora 5. oh my god urumva ni 10,000 shimbu 10 mwamumpenza twawukaturiye munkaturire twawukaturiye dore bambwe ko rero mukora vuba munkaturire imyenda rero n'ubu 10,000 nta kibazo umukire ira amafaranga 500 nta kibazo kangiye nari kwikura vuba yezo nimugoroba zireba usanga bayirangije sawa nakumvisha ningaye ni imyenda ndatwara itatu wese muzingaragara twari igihe uba mubwire n'amahubwo muragabana 2 ndatwara itatu uretse wumve wereka tureze bazana indi noneho niba myinshi niko turi bugabane ahubwo twinjiza mu mazi tubone we tugende baze kuyitwara babandikiyeho ubundi ntihashira iminsi 2 uze tuguha akazi uzi gusoma ndangije kaminuza mwandika ibiki se yewe data mwandika ibiki twandikaho amagambo ya company gusa tukayamamaza company yanyu ni company ubwo tukaba tubaye abantu nakazi nyine nanze nibyo ndi kubabwira ubwo turatwamamaza iyo company mutangaje ko
utangiye konona ubwo ni ijana ngaho ubwiye ni ijana nta kibazo uze mu rugo ndagaruka mu rugo urujyaho n'itike ngo amacinya none se kwekenya nabi kampani y'umuntu yamamarije mu muhemba ngaho nyine buri kwezi uduhemba bitewe n'uko wakoze bitewe n'abantu wazanye mu kazi winjije muri kampani ukora urakagira inka mwana wanjye ntabwo narangije kaminuza ndi umunyabwenge n'initi abantu muri gikara mugira ubwenge yego none se iyo kampani ni iyawe cyangwa ni wowe umukomisiyoneri wawe nyiri mafaranga ni njyewe kampani niyo yanjye niwe kampani ni iyawe ukorera hese ukorera n'ijya wa kampani wambaye ingutiya azatwishyura we wawe ni twabereka inyandiko kugira ngo byemere wereke turebe azatwishyura ntayo nka data akuyemo n'inshigo iki ni igiki iki ni igiki umva rero tutagiye mu rwenya inyandiko n'injigo umva twebwe ibyacu biremewe kugira ubyemere zana batatu urukumva ko umwe uzajya umujyaho 30 nuzana 390 none ubwo ndi umukomisiyoneri ngewe wowe uzajya uba umukomisiyoneri nabyumvise twebwe no kwambara imyenda ya kampani nk'abantu bayamamariza hanyuma tuzana umuntu tumujyaho komisiyo ya 40 ingahe umva none umubwire muze na 40 ingahe batandatu ubwo nangahe mu gitondo ndabazana komisiyo nangahe umwe ni 30 yenda azana 15 noneho reba mu rugo ubwo ni 450 kamuroko harebura bacuruzaga urwunge ni hepfo gato rero mu rugo niho biro yubatse tuzakure muze nta kibazo 450 yanjye yashyire ku meza ejo ndazana 15 mu gitondo ibihumbi 450 ubu hari sangahe njyewe mfite n'abakozi mu rugo bambaye n'amajiri akazi w'amasanga none turavuga arakumagarira mugerego nibo bari buduhe imyenda n'abaturanyi bawe reka mbabwire murazana imyenda bayandike abo bakozi barayandikaho sawa ariko telefone ntabwo abaye 500 nta makuru ufite hepfo ni kwa murukuru hari umusaza wazanye kampani yitwa Muzengaranda ahafite kampani ujyanye imyenda bakayandikaho ubundi iyo ujyanye umuntu bagumba 30 wajyana babiri bakaguha 60 wajyana batatu bakaguha 90 none se warizuga urirayo imyenda ukare gushaka n'akazi kabuze ujyana imyenda bakakwandikiraho ni kampani no kuyamamaza hepfo yewe hahandi kwa murokore ntago hazi wazana n'abandi bakaguhemba menshi nabo babandikiraho bakaguhemba uko ugenda uzana abantu benshi n'abandi niko baguha menshi bakuzira n'abandi winjije bazana abandi nabo gahemba cyane inyungu irakomeza kazamuka ibyo bintu ko numva mbitinye waretse nkakujyana nta makuru ufite ibyo bintu ndumva mbitinye ubu ngiye kujyana 6 sike ibyo bintu bisa nk'aya mafaranga we kada umva ko ibindi ntago ari ubutubuzi babyitira imyenda hari ibindi bintu bigeze kudutubura bisa ayambere twarayariye uraho ngaho yari ariko nshobora kujyamo nanjye nkayarya uraho rasamira abandi kumagarika nigende bigenze gute kumagarika kubwira inkuru nziza igenda gute Yesu yabamuzutse yazutse se ntago ari inkuru ya Yesu y'abateka mutwe se ngo ba Yesu abo ngabo uyobewe ko ibyabo bisa n'ibyashaje umva inkuru nziza izana amafaranga wa kintu inkuru nziza ibyara amafaranga aho turi ubu rero dufite kampani urumva kampani ikomeye cyane akana bimwe by'abanyamitwe bakora wapi kampani igaragara ifite icyicaro ifite ayikorera ifite biro ifite abakozi ifite buri kimwe cyose urumva ikarita ndebe y'iyo kampani ikarita ntabwo byaba tugende ibyo bintu binebwoba tugende mwerekana amafaranga bisa nk'ubutekamutwe ariko koko nawe ngo abantu bagukurikiye ngo uhembwe n'abandi bazaza njyewe najyanyeyo 6 barayamba n'ubu ngiye kujyana y'abandi mwiriwe neza ngiye kureba mu rugo ngome ku mazi yo gukaraba nari ngiye kureba umuntu warayipfuye arambwiye ngatwicara nta makuru ufite aho ngomba kujyana hari ahantu turi kujyana abantu handi kwa murokore handi hepfo handi kwa murokore hari umusaza witwa Muzengarambe hazanye kampani urwunge aho hano ndumva hazi ujyana y'umuntu bakamwandikira ku mwenda
akawambara akamamaza iyo kampani bakamukubita 30 none urukundangira ahubwo mwebwe muze tugende dore nibyo nimubwira n'uyu muma akazi gusa ahubwo iyo ujyanye 2 ni 60 iyo ujyanye 3 ni 90 iyo ujyanye 4 ni 120 akazi karabonetse twaya amafaranga twarayanye kandi cyane impte n'ibyana twe tujyanye hano wambabariye wambabariye ko tumwe ngiye n'ubwira gutumira agateka waretse tukagenda nakwerekana ukigura amafaranga ibyo kuvuga nibyo ubwo se ndamutse nyabuze yabura gute wowe ukihagera none ujya ajya igishoro no kujyana imyenda bakakwandikira igishoro no kujyana imyenda none iyo ugezeyo akarusho kaba keza uko ujyana abantu ukavuga uti ngwino bereka nari kukubwira wowe kubyumva hari ibindi nigeze kumva bimeze gutyo ariko byo byari ugushora amafaranga ntabwo byari biteye kamutwe ngo amafaranga muzengarambe yazanye kampani nziza ngo wayashora nakwinjiza ngo nkahembwa ngo n'undi yakwinjiza ngo agahembwa ibyo bintu rero by'abateka mba numva ari ibitekamutwe njye ntabwo rero reka nigendere oya ureka kugiye hari igihe wasanga ibyari kuvuga ari umugabo n'umukomisiyoneri ashobora kuba ari umukomisiyoneri wa Ngarambe umva da Ngarambe yaramutse kandi Ngarambe ku gasaza ndumva nka hasiga niba kampani no yarabije ngo inzoga yitwa urwunge iriya kampani no yarabije ubwo rero ibyo bya kampani kara gasaza gasanzwe ari agateka mutwe ngenda kazi ntabwo nabikora niba ari umusaza hari igihe n'umugabo ibyo yaba ari kuvuga byaba ari byo reka tugezeyo tureka ari byo ubundi abantu bakiri bato yamwumva vuba arabyo bakunda none nidusanga ari byo natwe tubikoremo ako kazi gutyo tubona ibice si inshuro yanjye kandi uri tuhembwe ejo mu gitondo wewe uragenda jyana umwenda ninayabona nta kibazo gihari wewe nutabona njye uyambaza bitwaye iki wowe na Ngarambe nzabahambiranye wowe na Ngarambe muzambura reka nigendera munesheje akanya ejo nzabareba ariko waretse tukagenda tugenda ariko reka nce hano ariko ngwino basupima amahirwe wazi gapima amahirwe oya ngwino gerageze mwihorere twigendere tase ikarita njyewe nyigendana muri telefone du abonye ko hano harimo ikarita wabonye ikarita yanjye wayibonye ukuntu isa rero niyo karita bampaye iyo online rero ukuntu bimeze iyo company ikora ikintu bita kwandika ku myenda bakakwandikiraho ndo ushaka kumbwira ko mushaka kuma akazi muri iyo company noneho rero urumva ikintu bisabwa ni ukugira ngo imyenda yawe tugende tuyandikeho nitumara kuyandikaho uhita uhinduka umunyamuryango nawe ujye winjiza amamiliyoni buri kwezi amamiliyoni ajya kuri banki kuri konti yawe hajyaho amafaranga niko ntabwo nsobanukiwe kumbwira ngo mugiye kuma akazi ngo nkuremo imyenda ngo mujye kwandikaho nyine imyenda turayandikaho kugira ngo ubone ibirango byo kugira ngo ube umunyamuryango wa kampani none se wa umunyamuryango gute utafite imyenda ndangiyo kampani iranga ko uri umunyamuryango urugero nkuko nakandikisha umupira wanjye ngo Sibagire TV bikagaragaraho nibyo kuramo rero imyenda tujye kuyandikisha ube umunyamuryango ntabwo urambwira igiciro wowe nakubwiye ko amamiliyoni azageza kuri konti yawe buri kwezi amamiliyoni kuramo aho udatinda nakize kuramo niyi ewe we kuramo kuri miliyoni na boxes nushaka byose ukuremo n'inkweto nushaka kuzimba nibwo amamiliyoni aba menshi kuko ukuramo byose n'izi Chanel ushatse wazimba izi zo bazandikaho izi nazo tuzandikamo izina hano ushaka uri umutekamutwe oya ibi nabyo byandika dufite sinakweretse ikirango cya company kuramo wabonye tudafite ibyangombwa uzandike kuri ibyo ngibyo ahubwo buretse yandikamo izo miliyoni se sinakubwiye aho zizacu ni kuri konti yawe konti yande ahubwo nyandikiramo hano account yawe tuzagushyiraho amafaranga buri kwezi miliyoni zimenaho bya birahagije umva se tuzahura ryari se basi nzaguhamagara suma account yawe na address zawe nzaguhamagara sawa po wanari sawa